Mu gihe ugira ibibazo byo kubura ibitotsi, ugirwa inama yo kurya umuneke kuko wifitemo amino acid, imwe mu zifasha gusinzira neza. Mbaye ikaze mu kiganiro Tara Ubwenge mutegurirwa na Artist TV. Njye bategurira nkanabagezaho ni Dido Ibrahim. Uyu ni wa mwanya w'ubuzima. Mbahaye ikaze. Ese wari uzi ko umuneke wagufasha kugabanya ibiro, ukaba wagufasha kubona ibitotsi ndetse ukagufasha no kugabanya hangover? Ntucikwe, mbahaye ikaze. Umuneke ni kimwe mu biribwa abantu benshi bahariye abana, dore ko abanyarwanda bo bawuciyemo n'umugani ngo sogokuru aryoha aboze. Nubwo abakuze badaha agaciro kurya umuneke, ntibazi agaciro n'ubukungu buhishemo. Wowe kuri iki kiganiro ntucikwe, bahaye ikaze. Ubushakashatsi bwakozwe mu bihe binyuranye n'abahanga mu bijyanye n'imirire bwahishuye ko umuneke ari kimwe mu biribwa umuntu yarya buri munsi, ngo kuko ukungahaye ku ntungamubiri umubiri ukenera. Digital Story yegeranyije byinshi ku kamaro ko kuba warya umuneke buri munsi, dore ko byibura umuntu aba akwiye kurya umuneke umwe cyangwa ibiri ku munsi. Kurya umuneke buri munsi bigabanya kujagarara k'ubwonko, ari byo mu ndimi z'amahanga bita depression. Abahanga mu buzima bwa muntu bagaragaza ko uwariye umuneke buri munsi aba atandukanye burundu no kurwara indwara y'agahinda gakabije. Abantu bahamya ko uwamenye uburyohe n'ubwiza bwo kurya umuneke atandukana no guhora yigunze, kuko ku maso ye ahorana akanyamuneza. Abashakashatsi bavuga ko byaba byiza umuneke umuntu agiye awurya buri gihe mu gitondo, byaba ari byiza kurushaho. Umuneke wifitemo ibyitwa tryptophan bigera mu mubiri maze bigahinduka serotonin, bifasha mu kugabanya kujagarara k'ubwonko kandi ukirirwana uzira mukushi. Uretse ibi kandi, kurya umuneke bifasha gusinzira neza. Mu gihe ugira ibibazo byo kubura ibitotsi, ugirwa inama yo kurya umuneke kuko wifitemo amino acid, imwe mu zifasha gusinzira neza. Umuneke wifitemo imyunyungugu ifasha mu gutuma potassium ziyongera mu mubiri. Ibi bizagufasha gutuma umutima wawe ugira ubuzima buzira umuze. Mu gihe cyose ibiryo urya bidakungahaye kuri potassium, ugirwa inama yo kwihebera umuneke mu buzima bwawe bwa buri munsi. Ubushakashatsi bugaragaza ko uwayobotse kurya umuneke bigabanya ibyago byo kurwara indwara z'umutima kugeza ku kigero cya 27%. Imyunyungugu ya potassium byagaragajwe ko kandi mu gihe waraye usomye agasembuye kakaganza umubiri, umuti nta wundi uretse kurya umuneke. Utuma umubiri ugarura imbaraga ku buryo utangira umunsi ufite akanyamuneza. Umuneke kandi ibi ubihuriraho na avoka, amagi n'ibindi biribwa abantu bifashisha mu kugabanya hangover. Uwariye umuneke aca ukubiri n'iminkanyari ndetse akagabanya ibiro. Dore ibyiza byo kurya umuneke byinshi. Benshi bakora ibishoboka byose ngo bagire uruhu rutoshye, nyamara ntibazi ibanga aho rihishe. Nta handi uretse mu muneke. Umuneke ni igisubizo ku kugira uruhu rutoshye kandi rusa neza.
kuko intungamubiri n'imyunyungugu iba mu mubiri nka manganese zifasha uruhu kwisazura. Iminkanyari itangira guca uwankebya, ugatandukana nayo burundu mu gihe wayobotse kurya umuneke. Wasanga utanejejwe n'ibiro ufite ndetse ukora ibishoboka byose ngo ugabanye ibiro byawe, ariko byaranze. Ibanga nta rindi uretse kurya umuneke buri munsi, ubundi ugatandukana n'umubyibuho ukabije. Imirimo myinshi ikorwa na muntu isaba imbaraga. Aha twavuga nk'abakora amarushanwa yo gusiganwa ku magare cyangwa se ku maguru. Byagaragajwe ko guhorana umuneke hafi ari bimwe mu bifasha kugarura imbaraga. Mu muneke dusangamo vitamine B ifasha ubwonko gutekana no kurindwa. Umunyeshuri witegura ibizamini cyangwa se umukozi witegura ikizamini cy'akazi bagirwa inama yo kurya umuneke. Umuneke kandi nanone dusangamo vitamine A ifasha mu gutuma agira amaso meza, nk'uko tubikesha The Nation Institute of Health. Yahishuye ko kurya umuneke buri munsi ari bimwe mu birinda imboni guhuma, ikagumana ubushobozi bwo kureba neza. Ibanga nta rindi uretse kurya umuneke. Nubwo kurya umuneke ari byiza, si byiza kurya imineke myinshi kuko bitagwa neza umubiri. Abantu bagirwa inama yo kutarenza byibura imineke 4 buri munsi, kuko kurya imineke myinshi bishobora gutuma amaraso atabasha kugenzura isukari mu mubiri. Naha dusoreje iki kiganiro, njye bategurira nkanabagezaho. Nitwa Didola Ibrahim. Wowe ufite ikibazo cyangwa igitekerezo watwandikira muri comment. Nibutsa abashya gukora subscribe cyangwa abone no gukora kuri ako kantu kameze nk'inzogera kugira mu bijye muba abambere mu kubona byinshi byiza tubagezaho. Artist TV ndabashimiye.